Muraho neza n'umuhungu wanyu Danton Gasigwa kuri Danton Gasigwa official, ni igitangazamakuru cyanyu kandi mukunda. Tuzabakorera ibishoboka byose, impuguro, inyandiko, ubwenge, ariko amatiku muyaturinde. Ntabwo tuzabaha amatiku, tuzabaha ibintu by'ubwenge. Akarere ka Bugesera kari muri tumwe mu turere dufite abangavu babyara bakiri batoya. Uyu munsi mbazaniye umwarimu, akaba impuguke, akaba umuntu ukomeye cyane mu bintu by'ubumenyi bijyanye n'ubumenyamuntu. Harya biology n'ubumenyamuntu buriya ibinyabuzima. Ibinyabuzima. Ubumenyamuntu ni iki? Ubumenyamuntu ni biology ni ibinyabuzima. ni ibinyabuzima. Ariko hakibaho siyanse zimene wabyigaga bavuga ko yiga ibyo ngibyo uvuze nyine by'ubumenyamuntu. ubumenyamuntu. Uyu mugabo muza kunyihanganira, ni umwe mu bantu bakomeye cyane, akaba umwarimu w'inararibonye, yagiye yigisha mu bigo bitandukanye. Harya umaze igihe kingana iki mu bwarimu? ni n'umwaka wa 21. Ku myaka ye uko mumureba kuri kamera arasa n'umuntu ukiri muto, ni umujene, ariko imyaka 21 ayimaze yigisha isomo rya biology. Tugiye kurebera hamwe ikintu gikomeye cyane. Akarere ka Bugesera gafite abangavu benshi cyane. Ntabwo ndibabwira ama pourcentage, ntabwo nitwaje icyo bita document metallique kugira ngo wenda tubahe facts, ariko mu byumve. Harya naka kangahe? Aka karere kabaye akambere mu kugira abangavu benshi batwara inda bakiri bato. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe jewe na mwarimu witwa Uwayo Philbert. Philbert akaba impuguke muri ibyo bintu, arabizi, ashobora no kudufasha kumenya impamvu, ndetse yagira n'inama inzego zirebwa nabyo, hakorwa iki kugira ngo imibare igabanuke. Ndabyibuka neza cyane mu minsi yashize harimo uturere nka Nyagatare, Gatsibo hajemo kuzamo n'indi kesi y'abagabo barongora abana bakiri bato. Ariko reka twigire mu Bugesera. Philbert, muraho? Muraho neza. Suhuza abantu bari kuri Danton Gasigwa official. Abasuhuje nibakomere. Nyaboneka ubasifurije Noheli nziza, umwaka mushya muhire. Noheli, ariko harya ubwo iyo twarangije Noheli bikirimo? Noheli ubundi irangirana ibatizwa rya Yezu Kristo. Umunsi witwa Epifaniya. Umunsi wa Epifaniya? Isobanura abanyarwanda uwo munsi umeze gute? Umunsi mukuru w'Ikiliziya yizihiza uba mu kwa mbere, mu matariki 6. Kwifurizanya Noheli nziza nibwo birangirana niyo batizemo. None se kuki Katolika ariyo bitugenera? Ubwo abandi abayisilamu abanyine Kiliziya ibyizihiza ku rwego rukomeye ugereranyije Isilamu yo, kubera ko Noheli twibutsa ivuka rya Yesu. Ayisilamu yo ntago bamufata nk'intumwa yitwa Isa. Yego Philbert, amakuru ni Noheli yagenze ite rero? Noheli urebye ko najya nkurikirana nabonye urubyiruko ari rwo ruri kuyishimira kurusha izindi nzego z'imyaka. Ese ubundi bagira amafaranga bariya bajene? Ayo bafite ariko bayakoresha cyane cyane mu gisindisha pe. Abajene abana bagendana ibicuma, bagendana amacupa. Ari umwana muto wenda kubita abana nuko mbaruta, ariko ntawe urengeje 22 wari urimo mubona abonye bagaragaza gukunda igisindisha. Kuko hari n'umuntu wanyubiye akabanga ngo Imana imbabarire kuvuga ibintu, ngo mu isantere ya Ruhuha habayeho kirize y'udukingirizo. Urabimenye? Haje kubabana ntago nagezeyo, ariko kubera ko hari haje abahanzi, habaye igisope kabari kitwa Ituze, ku buryo rwose abantu bari bahuruye. Nta kuntu hatari kuba kirize yatwo, ntago basanzwe baducuruza cyane kuri urwo rwego pe. Yego, mu kwinjira mu kiganiro neza cyane tuba tugomba no kubanza tukaganira, ibayita warm up, kugira ngo nitugera ku byitwa hard question cyangwa se bya bibazo nyine ubaza umunyabwenge, kuko uyu ntabwo ari
umuntu usanzwe ku buryo wapfa kumubaza utuntu turi aho duciriritse. Philbert, nk'umwarimu wigisha ibinyabuzima, ni iki kiba mu duhe ama etape y'umwana w'umukobwa kuva akuze n'impamvu zishobora gutuma yakwisanga afite ubushake bw'imibonano mpuzabitsina ku rwego rw'uko uyu munsi akarere ka Bugesera ariko gafite abana, njye mbita abana abangavu bishora mu mibonano mpuzabitsina bakiri bato. Duha urwo rugendo gato, description. urebye umuntu wese yahuye n'umuntu, ikintu cya mbere abanza kumenya ni igitsina cye. Bahuye nande? Ni umugore, ni umugabo. Nkeka ko nta muntu ujya kure y'icyo gisubizo. None n'umwana akivuka kandi mwabyaye iki? Twabyaye umukobwa. Ariko ibyo ni ibyo umenya ari uko umukuyemo imyenda. Noneho rero twigiye imbere gato, umwana amaze kuba umwangavu, ubwo ni umukobwa, cyangwa se ku muhungu ni ingimbi. Ofete hari izo bita phases. Hari umwana ukiri muto yenjoyinga icyitwa anal phase, kwa kundi ubona umwana uwo ari we wese akunda kwikora mu myanya ye y'ibanga. Hari n'abana bakunda kwenjoyinga cyane cyane, ubwo ni ubumenyi bukeya mfite, cyane cyane nk'aba ngo bajya bisanga ngo barabaye, simvuga batinganya ariko reka aba ariko mbyita, bakunda kwikora ahava umwanda ukomeye. Nashaka izo phase. Hari igihe umwana yenjoyinga urutoki, ndashaka kuduha ama phase y'imikurire y'uwo mwana, ariko amplis specification ku mwana w'umukobwa. Izo zo urebye mbere y'imyaka 10 ziba zisa. Kuko nta tandukaniro, ubundi abana bambaye kimwe wapfa gutandukanya umwana w'umukobwa n'umuhungu. Za anal phase niyo ni anale, no kuvuga ngo bishingiye ku nzira y'umwanda munini. Ibyo tuba tubihuriyeho, abana baba bihuriyeho ku buryo ari umukobwa akoramo, ari umuhungu akoramo. Tangira igihe cyo gukurikira abandi, umwana wese akurikira umubyeyi, nta umwana uba ushaka gusigara wenyine, agakomeza nyine kugeza igihe noneho batangiye gutandukana bishingiye ku byo bazanakora, ku butumwa Imana iba yaranabashinze kuri iyi si. Mu gihe umwe abyibushye amabuno, undi abyibushye agatuza. Ubwo ubyibuha amabuno ni umukobwa, kuko aba yitegura inzira y'umwana. Buriya gatuza wafata ko ari nko kurwanirira igihugu cyangwa kukibera ingabo, no kuba umurinzi w'urugo. no kuba umurinzi w'urugo. Reka dusimbuke tujye ku ngingo yatuzanye. Ni wowe unyibwira yuko akarere ka Bugesera kaje ku mwanya wa mbere mu turere dufite abana b'abakobwa babyara bakiri bato. Reka nta bushakashatsi ntekereza ko wakoze, ariko muri analize zawe nk'umuntu ubikurikiranira hafi, wigisha abo bana, ubona biterwa n'iki? Ese icyo kibazo wundi wowe ubona ari ikibazo cyangwa ni ibisanzwe? Ntabwo ari ibisanzwe. Ibyo nibyo numvise ku bitangazamakuru. Ndumva ari icyegeranyo numvise 2023. Abana bakoraga ikizamini cya leta, hari abana numvise 3 cyane, numva bakomoka no mu murenge wa Ruhuha, ngira ngo bakoze ikizamini bagikorera muri maternity, ko twavuga ko biteguraga kubyara. Bana bigaga nko mu kangahe? Numva ni mu wa 6 nyine bakoze ikizamini gisoza icyiciro cy'amashuri abanza. Nta kuntu rero bari kukibabuza, kandi amategeko ntabwo twita nta cyaha kirimo. Kuri wowe uratekereza abana 3 mu murenge umwe, umurenge wa Ruhuha, abana 3? Ni mu gace urebye k'icyahoze kera cyitwa komine Ngenda,
ariko harimo n'abavuye muri murenge wa Nyarugenge n'umunashyi arahari. wabifashe ute? ubwo nk'umuntu wigisha isomo ry'ibinyabuzima byatumye nibaza nyine navuga nti se ko nta bushobozi nyine buriya muri Afurika twigira akazi nta wigira kugira icyo afasha abandi. Iyo nza kugira ubushobozi nari kwicara nkakora ubushakashatsi bushingiye kuri hormone cyangwa se icyo twita imisemburo. Imisemburo y'i Bugesera ni gute yaba iri hejuru y'utundi turere? ubwo nari kugendera nko ku dupuwe nka dutatu. Ese hari imisemburo, hari ibisindisha, hari ingo zibanye nabi, nari kureba ariko wa mugani utuntu nari gushingiraho. ndashaka umbwire n'impamvu nibura 5 zishobora gutera ibyo bintu ku buryo twisanga aha hantu mu karere ka Bugesera. Nageze kuhatembera nsanga mu Rwanda nubwo itegeko nshinga ari rimwe n'andi mategeko ariko Bugesera ni umwihariko. Gute? Bugesera niho hantu nabonye umuntu ashobora gushaka adafite imyaka 18 ntagire raporo iharenga pe. Afite nka 16 16 rwose, ahubwo n'abantu bakuru ugasanga bagiye kunywa inzoga zaho ntibazase bakajya bakenjoyinga ibirori, bakenjoyinga bashingiye uruhinja pe. ahubwo iyo umuntu yamaze kurenga 25 uvuga ko yagumiwe. urebye nta soko aba agifite Bugesera. Ariko ngo mukajya n'undi mwihariko, ubundi ngo umukobwa w'i Bugesera ngo adatahanye igare ngo ntibikunda. ubwo se abo bayatahana gute kandi biba byabereye aho bibera? ibyo ngibyo byaba byaje mu bantu bakuze, byaje mu bakuze, bakuzeho mu nkwano baba barakoye umukobwa, kuko urumva igare ni igikoresho wavuga kiruta ibindi byose i Bugesera. Mu makuru mfite ntabwo uvuka inaha ukigera i Bugesera nabonye umubare munini w'abantu batwara amagare ari abagore. Wabitekerejeho wiyumvisemo iki? kubera imvune mbona abantu b'igitsina gore bakunda kugira, nta kundi kuntu bari kubaho iyo batiga amagare. urabona kuva i Kigali kugera i Bugesera usibye Akagera konyine wambuka nta hantu wabona amazi. Aya mufite Cyohoha, mufite iriya yabangeruka niyo Cyohoha cyangwa iriya ni Cyohoha ya ruguru, iyi ngiyi y'Uburundi igabanya Bugesera n'Uburundi ni Cyohoha y'epfo. Cyohoha y'epfo, ariko mufite ibiyaga. ubwo rero unase nk'akazi ko kuvoma wabwira umuntu w'umugabo ngo najye kuvoma kubera iki? mu mico dukurikije uko twagiye dukora umugabo agiye kuvoma. Filibe we ntiwavomye? Ntabwo mu rugo rwawe nturavoma? Twavomye turabana, ese wajya kuvoma n'umusaza nkabura kujya aho abandi bari. ujya aho abandi bari. Yego, turi kuganira kandi tunatebya nibyo. Reka tugaruke ku ntama yacu. Ingingo 5 ubona zishobora gutera ibi bibazo ku buryo twisanga dufite umubare munini w'abangavu mu karere ka Bugesera batwara inda bakiri bato. Ubibona ute? Sinabyita ibisanzwe, ntabwo siko akarere gashyuha cyane, ariko ngendeye ku muryango aka karere amateka tugenda tubwira ko ubundi bahoherezaga abantu ngo bazicwe n'umubu watsitse, ku buryo ushobora gusanga nko mu murenge ushobora gusanga nta bantu 5 bakamazemo imyaka 50. ngo hahuriwe n'uruvange rw'abantu b'imico itandukanye. Kubera rero iyo mico ikomoka hirya no hino, umuntu abura umuhana akabura umuhanura. Kera
nk'ahantu havuka abantu b'igisekuru ku buryo umuntu aba azi se na se wa se wa so, uwakoraga ikosa cyangwa bashaka kurikora batari ko si ibi bintu ko iwanyu nta muntu wabyigeze ni nyokorome ukurikije ugahita ugira isoni. Ariko hano kubera ko umuntu avuga ati ntawe nzi ntawe ndeba, icyo ni kimwe. Noneho waza tuvuye ku muryango, urumva akenshi na kenshi usesenguze nagiye nkora ku kwimuka k'umuntu. Usibye ubu ngubu muri kino gihe cya nyuma wenda abantu bimuka avec raison niko navuga, kera himukaga abakene babyitaga gusuhuka, cyangwa se ukaba uri umuntu udafite umuco bakaguca muri karitsiye. No kwiba ubwabyo, kwibye nk'igitoki, wibye nk'ihene, aho bati turaguciye ntuzongere kugaruka muri kano gace, ugahita uzinga. Rero umuntu nk'uwo imyitwarire iba iri hasi, yego, bigatuma rero yimuka. kandi ko yimutse yimukana n'imico ye, yimukana no se ari usiga ingeso se umuntu upfa nyirayo yapfuye, ntawe usiga ikimurimo. Ubwo urumva uraje ugeze inaha usanze wenda uje uri umugabo, winjiye umugore niho ushaka kumutungana n'umwana, umwana umutangije ibintu atigeze arota. Wamara kubona inzara ibaye nyinshi, urwo rugo ukaruvamo, ugata umugore n'ubundi ugiye gushaka undi nanone ufite urutoki, ufite ubunyobwa, ukirira. N'ingingo rero nkayibona kugushukika. Narumva umuntu ukiri mutoya, umwangavu, ubwonko ntabwo buba burakomera ku buryo yakwifatira umwanzuro. Ntabwo y'Ubugesera honyine, ariko nabishingira kuri abo bantu baba baraje n'ubundi baciwe. Uwo nguwo nta cyizere cy'ubuzima, nta n'impuhwe aba afitiye sosiyete asanze. Rero bigatuma ushobora kwegera nk'umwana yamuha iki se, ko ari Bugesera haba utuburushete tw'ingurube, sinzi uko ntarazibona. Burushete y'ingurube se ntayibona Philibert, bakita akayade. Iminsi maze hano ntabwo ndabona burushete y'ingurube. Cyakora hari ahantu nagiye kurya ingurube piriya za Shami, nsanga ikiro bakigurisha 3. Urumva rero kumuha agahu k'ingurube ukamuha igitoki, uruhu aba ari 100 yo batunze ku mushito. Burushete y'100 bakayishukisha umuntu. Mbese umuntu wavuye waba uraye, noneho wajya kugira amahirwe ukarya inyama, urumva ari ibintu atari byo gushima. Iyo ni ingingo ya kabiri. Iya gatatu ubona ni iyihe yatuma ibintu bibaho? Twinjira muri siyansi sasa. Muri siyansi wenda umusemburo wongera ubushyuhe ku bakobwa no ku bahungu wenda iratandukanye. Harya uwitwa libido wongera ubushake ku bahe? Libido muri rusange n'ubushake nyine. Ubundi abakobwa bagira icyo bita estrogene na progesterone, ariko bakagira n'akitwa testosterone. Testosterone zo si y'abagabo nabo barayigira, ariko mu mpano nkeya muri twa tuntu ibijyanye rero n'ukwezi kwabo. Ubu ariko nta nubwo babigenderaho mu bijyanye no gutera inda, kuko byoneye igihugu cyose. Buri wese aba afite ukwezi kwe, agira igihe cyo kirekurwa ry'intanga kiba gifite ubushake bwo hejuru, akagira n'igihe cy'imihango n'igihe cyo kumva atabishaka. Ariko inzara tukagaruka buri gihe ku inzara nubwo wenda babitangaza bamwe bakabizira, ariko inzara nabonye ari ikintu kitari cyiza ko umuntu
umuntu w'urubyiruko Mm. afite noneho ikintu atanga kidashira. Mm. Noneho indi ngingo twafite iya gatatu cyangwa kane ni imyumvire ku gakingirizo cyangwa se kuboneza urubyaro. Ariko nubwo nabonye leta y'u Rwanda batora itegeko ry'uko umuntu yaboneza urubyaro ataranuzuza imyaka 18, yewe akaba yanafata ibimurinda kuba yasama adaherekejwe n'umubyeyi. Nabonye abadepite bararitoye, mbona icyitwa Kiliziya Gatolika ntibyumva, ndetse ngira ngo n'ubu na n'uyu munsi ibijyanye no kuba bakuriramo inda umwana utarageza imyaka, kuko nabonye bavuga ngo gukuramo inda ngo mu buryo bwemewe utarageza imyaka ngo bayikuramo. Nabonye Kiliziya Gatolika itabyumva, kandi nawe uri umukatolike ukaba n'inshuti y'abapadiri. Ntabwo ndi specific cyane ku bijyanye n'iryo tegeko niba ryarasohotse. Ryarasohotse, ryo nkubwira ni ukuri. Ariko ubwo burenganzira batanze kuvuga ngo umwana agomba gufata imiti imurinda gusama. Mu byo nabonye cyangwa se mu byo mbona mu biri ku bijyanye n'iyo ngingo yo kuboneza urubyaro, hari umuco, hakaba imyemerere cyangwa amadini, hakaba n'ubutegetsi bwite bwa leta. Ibyo bintu bitatu: umuco, imyemerere n'ubutegetsi bwite bwa leta. Iyo ni guverinoma. Ibyo bintu rero kubishyira mu mutwe w'umuntu, noneho nawe bimusaba gufata umwanzuro, mu gihe akirwana n'uwo mwanzuro biba byararangiye. Kuko muravuga ati niba Kiliziya ivuga ngo kuboneza urubyaro mu buryo bw'ibinyabutabire, produit chimique, ni icyaha. Ubwo waba uri umuntu ugerageza kugerayo avuga uti naba nkoze icyaha. Nanone waza mu muco batese urajya kuboneza urubyaro nta mugabo ugira, aho ushaka kwiyemeza ko uri umusambanyi. Yego, nabyo ukabyanga mu gihe ukiri muri urwo rwijiji rw'ibitekerezo indi ikaba yagezeho. Buriya hari ubwiza bw'idini, ariko uririmo neza sava, bavuga uti njye gusambana n'icyaha. Hari ikibazo ngiye kukubaza kandi mbabarire ugisubize wisanzuye. Kuba dufite iki kibazo, nkita ikibazo, nta nubwo sinaca no ku ruhande nkubwire ko ari igisubizo, kuba dushobora kuba dufite abana bangana gutya uyu mubare, akarere ka Bugesera kakambara umwambaro w'uko ariko ka mbere gafite abangavu basambana cyane, tukabona igihamya cy'uko ari naho ka mbere gafite abana babyara bakiri bato batarageza imyaka 18. Harangaye nde? Umunzani uhengamiye he? Hari uburere dukuramo uwo muco? Hari amadini dukuramo izo nyigisho z'abapadiri? Hari na leta? Harangaye nde? Ubwo ubundi byose ubwo bibareba twavuga ko bose bararangaye. Cyakora dushyireho umunzani urahengamira he? Ninde ubifite mu nshingano ubona wakabaye niba urashyiramo izo mbaraga nyinshi ariko ukabona uburangare burahari? Kuko tugiye gushinja buri muntu wese afitemo uruhare, ariko pourcentage nkeka ko zitangana. Umunzani awuhengekera ku butegetsi bwite kuri leta. Hakabaye harakozwe iki ku bwawe? Niba udashobora kubaza umwana w'umwangavu ngo uvuye ntushobora. uri umugabo, amateka numvaga ariko mbona nari mfite n'ubwenge,
hambere saa 12 rwose iyo zageraga umusaza yagize nk'amahirwe yo gutaha kare yarugariraga ntabwo yari Uhitamo ikintu cyitwa umwugariro. ntabwo yari porotaye n'ukugarira ntiwashoboraga kuwukoraho kandi kurenga umwugariro ngo ryabaga ari ikosa. None ubu basigaye batabaga kumangira ababyeyi. ni ego ko mwana ahubwo se wabigenza gute atashye hari imbuga ibyo byose ni leta igomba kubikontorora imbuga nkoranyambaga social media. natangiye kumva ko hari n'ibihugu babujije umwana udafite imyaka 18 gutunga telefone muri Australia ni imyaka 18 ntagomba gutunga telefone ibyo yabavuga byose atafite iyo myaka y'ubukure. kurumva nk'ingaruka zirimo mu gusama ukiri muto imyanya myibarukiro itarakomera akenshi na kenshi abana bapfa babyara. harimo n'ibintu by'ibirwara harimo kwangirika kw'iya myanya. Nabonye ibitaro bya Kanombe byarashyize imbaraga mu kuvura abantu indwara yitwa kujojoba, harya niyo bita fistile. Ya ntabwo ndi umuhanga muri siyanse cyane cyane ibijyanye n'ubumenyi bw'umuntu, niyo mpamvu nakwiyambaje. Izi ngaruka dushobora kuzahura nazo. Wowe uri nk'umujyanama wafata umwanzuro ku bijyanye n'iki kibazo, wakora iki? umwanzuro buriya wo wasaba umwanya kuko shanjoma yose kugira ngo ibe effective nuko ibe iri progressive. nta shanjoma iri kasa ishobora gutanga igisubizo cyiza, kirazira. tushanjoma doit être progressive, gake gake. ibintu byo kugorobereza nkeka ko ntabwo imibonano mpuzabitsina ipfa koroha ku manywa. Ntabwo ipfa koroha ku manywa ugereranyije, kuko ubu noneho ibyo tugenda tubona hari guterwa inda n'abantu abana ku bana. ibyo nagiye mbona mu gihe cyashize, kera hasamanaga abantu bakuru, abagabo nkanjye nibo basambanyaga abana. none ubu abana bigana, hari ikigo nashaka kuvuga nigeze gukoraho, iyo bahaga umwana w'umukobwa iniforume cyangwa se impuzankano, ikintu yakoraga byari guca umufuka, agaca umufuka mu ijipo ku buryo umuhungu bicarana arashobora kumukora aho ashaka urimo kwigisha. agaca umufuka juste uwo bica. Kandi nkunda kubona muri education, sinzi wenda washyize iryo tegeko, umuhungu ngo yicarana n'umukobwa. nta tegeko ririmo, ariko kuki mubigira formule? bashobora kwicarana cyane bicarane, ariko most of the time niko bigenda. nanjye niga segonderi imyaka 6 yose narangije naricarana n'umuhungu mugenzi wanjye. ariko ubu noneho byarahindutse kubera ko ubu mu mashuri dufite cyane cyane ay'uburezi bw'ibanze, abakobwa nibo benshi mu ishuri. hashobora kuba harimo abakobwa 32 ku bahungu 13. bikabaho ibyo. nanabonye abana b'abahungu aribo cyitwa drop out, ubu cyahinduye intera, abana bava mu ishuri batarirangije. Nabonye abahungu aribo umubare ari mwinshi. nabarushamo ko bari nakoze, ariko yagize buri umuhungu rega kwibeshaho ntabwo bimugora. kumuhereza igare akarinyonga agatwara abantu. nabonye cya gisore cyawe kirinyonga kandi mushiki we ntarya azingira ngo arariza, ariko urumva ntabwo wamutega. ese wowe wamutega ngo njyana naturatsuraga. yashyiraho imifuka ingahe
itanu kandi kiriya gisore cyabikora. ine ya sima atagenda. Noneho Yes. habaho no umuhungu uri kubyiruka Abafite ukeneye no n'imbaraga. kurya cyane, bikabona two mu rugo Mu rugo ntibikunda. kera twahoranaga inkono zuzuye imyumbati, zuzuye ibijumba. Ubu se ugeze ahantu bamaze kurya wamenya ibyo bariye, bahita boza. ugeze usanze batarabyoza, ariko ndikera inkono ntiyaburagamo ibiryo. Yego, ubuzima bwagiye buhinduka nibyo, kandi byanze bikunze harimo ubwo bukene nk'uko wabivugaga, harimo iri koranabuhanga, cyane cyane harimo icyitwa westernization. Ni ubukoroni buriya abantu bataramenya. Westernization buriya hari amafilime muri Afurika tureba, kandi abazungu bo batayareba. Kubera iki? Bararinda urubyiruko rwabo. Icyitwa amafilime y'urukozasoni yinjira muri Afurika ku buryo bworoshye kuruta i Burayi. Uyu munsi Afurika njye navuga ngo iragowe, ubwo mbigize mu buryo rusange, uretse ko twaganiriye mu Rwanda mu karere ka Bugesera, kugira ngo nanabigororere abantu bataza kubyumva nabi. Bugesera ntabwo ari yo yugarijwe n'iki kibazo yonyine, ntabwo ari we, si yo muhanga wabyo. Dusoza, umuti w'ikibazo wabona ari uwuhe wowe Philbert nka mwarimu urigisha? Muri abo bana wigisha harimo n'abahura n'ibyo bibazo? Urumva naho wigishije utashatse kuvuga izina, bacaga imifuka kugira ngo abahungu babashe kunyuza akaboko mu mufuka w'ijipo babakore ku myanya y'ibanga. Nkawe ubwawe ubona umuti w'ikibazo wabo uwuhe? Uri umurezi, urerera u Rwanda, uri umubyeyi, urafite abana. Iki gihugu kugira ngo ducike kuri ibyo bintu cyangwa se tugire zero case ku bijyanye n'ibyo, hakorwa iki? Ni urugendo kubera ko buriya ikintu gikundwa cyane kugica biragora, kuko rero nko ku rugero ku cyorezo cya sida ubwayo yose ko yihanira ko abantu bakiyandura. Kuri sida ho mfiteho igitekerezo kandi kitari cyiza, nanabwira Minisiteri y'Ubuzima. Kera ndibuka ko habagaho ibyapa byo kwirinda sida n'iki, ariko habaga ibyo byapa ubundi hasigaye hasangwa ibyapa by'amaroji. Hano hari roji ku 5,000. Nigeze no kubona umwana w'umusore ufunzwe, yaranambabaje cyane, w'Inyamirambo. Umwana w'umukobwa yatashye iwabo yatinze, baramubwira bati uyu abasaza be bamusanze ku muhanda ahagararanye n'agasore, umwana w'umwangavu. Ni ibisanzwe kuba yahagararana n'urungano rwe bari kuganira. Atahatinze bahita bamwogosha umusatsi, ijipo yari afite baramubwira ngo genda ugure indi, ngo ya yindi bita rumbiya urayizi, cyangwa ntumenere ifu. Bukeye mu gitondo ageze ku ishuri yiyogoshesheje. Tekereza umwana w'umukobwa ufite coiffe nk'iyo yawe. Abandi baramuseka, bamusetse ahita ahamagara wa musore ati umva, mu rugo byagenze nabi, ngwino tuganire. Umuhungu aramubwira ati nta mafaranga afite. Ati mbwira aho urimo gusange. Aramusanga, ahageze umukobwa ahita amubwira ati oya, ntabwo twaganirira mu ruhame, tujye muri lodge. Umwana yari afite imyaka 17, umukobwa yari afite 17, umusore afite 20. Ribu yafashe uwo mwana w'umuhungu ngo yasambanyije umuntu utujuje imyaka, ariko urumva ko uwo musore harimo akarengane. Ni karimo? Urebye tugendeye nko muri etape de development sexuel, ku bijyanye no gufata ku ngufu, ubundi umukobwa mungana uri umuhungu aba akoresha imyaka 5 nkurikije inyandiko nagiye numva z'abahanga. Ubundi rwose wenda tuvuye ihohotera buriya narebarira ku myaka 15, uwayirengeje agafatwa nk'umuntu mukuru, kuko rwose 17 na 20 kuba yagushuka n'utari na se ni mu banywera inzoga ba 16 ni mu butaha. Hano rwose nta renga yobora.
barisanzura ya barisanzura kandi umukwe ntawanga umukwe. Philbert reka ngushimire cyane kandi nteguze n'abantu mudukurikira kuri Danson Gasigwa Official. Uyu mupapa mujye mumukurikira kenshi, ni umuhanga, ngira mwumvise ibitekerezo bye, kandi muri comment muze kutubwira mujye muduha ingingo. Ni umuhanga buriya, mbere yuko muzana ni umuntu tujya tuganira, kuko njye nkunda ibintu biri critique, nkunda ibintu nyine juste umuntu tujya impaka, kandi iyo tugiye impaka akunda kuntsinda. Ariko arantu njya gutsinda yagiye niyambaza AI, sijya ubibona ukambwira uti AI kareka ntibikora. So Philbert reka ngushimire cyane. nanjye ndagushimiye. Nteguza n'abantu rwose, tugiye kwinjira mu 5,000 by'abasubscribers. Uyu mupapa mumwitegure, hari na filime turi gutegura, njye nawe ni umwanditsi ukomeye. Juste iri cunga muzaribona kenshi muri filime tuzakina. Harya twashyize igisambo ruharwa, niyo topic dufite ya niyo topic dufite jye n'uyu mupapa. Tuzakorana byinshi kandi nyaboneka mukomeze mudufashe. Biba byiza iyo urebye iki kiganiro ukakirangiza, kuko turacyabura amasaha, turabura watch time kugira ngo abakire ba YouTube babashe kuduha accreditation, tubashe kujya duhembwa amafaranga. Byose turi gukora juste ni ukwirya ukimara, ntacyo tungukamo. Philbert abantu bansabire bamfashe, wenda we bakumva. Kamere ku bana wenda afashije kandi barakubona, bazabasha kugera kuri iyi channel, bumva ibyo tubabwira. Ntawe mbwiye ngo ampe Noheli, ni uko kumpa Noheli n'ubunane bazaba bagize baduhaye subscribe. hari uwabuze uko, hari uwabuze na nomero yanjye, kandi wenda ese wayivuze reka nkubwize ukuri, iyi nimero yivuge, uzajya kubona ubona hari umuntu ukuguriye agafanta. 0788 7 4 3 15. Impamvu mubwiye ngo avuge nimero ye abantu banabyumve, nk'ubu uyu mugabo yitanze, nta transport yakoresheje ntayo namuhaye, agiye murabona buranije, agiye gusubira iwabo n'ubundi yikozemo. Uzambera imfura zamugurira agafanta. Murakoze.